hagiye guca uwambaye. Yambwiye ngo kuri izi kamera, kuri izi social media, kuri izi mbuga nkoranyambaga, yambwiye ngo ntangariza abazikoresha cyane, ngo mbabwire ngo utarayoborwa n'umwuka uyu nguyu ucana YouTube igiye kuzima. Abantu babigize ibiyiko, abandi babigira ni shuwadiru, baravuga ngo tuzabikoresha, babikoresha mu buriganya. Umuntu yaza akavuga ati ndaje, ukamutunga kamera akayicara agasebya mwene se. Imana yambwiye ngo mbwira aba YouTubers ngo mbere yo kugira ngo uhe umuntu ikiganiro jya ubanza umuganiriza, umubaza uti mbese urashaka kuvuga ibijyanye n'iki. Ni mu nyumve nabwiwe ko YouTube channel zigiye gufungwa, insengero zindi zigiye gufungwa. Imana yambwiye ngo hari ibyije guheha nkuko yaheshe inzu yo kwa Yerobowamu. Imana yambwiye ngo hari ibyo abantu barambiwe, ngo ntangaze ndakumpanuro TV k'ibyo abantu barambiwe na yirabirambiwe. Yambwiye ngo nongere ntangaze ng'itaraba bari ya Sodoma ni Gomora, ngo ni ntangaze ngo nabo uyu munsi nibatihaniza abarimbura. Imana yambwiye ngo ni mwezwe, Imana yambwiye ngo ni mukizwe, Imana yambwiye ngo mwezwe ku gatono ku kanini. Imana yambwiye ngo nongere nibutsa abantu iby'iminsi n'ibihe. Imana yambwiye ngo ninongere mbabwire ngo mbese bana b'abantu ni iki tabakoreye. Aho kubera titre wari wanditse wisanze uri kubibazwa naribu wamaze iminsi ngahe? Iminsi 8, ku munsi wa 9 nka saa 8 mbona baruguruye ngo taha. Wari usize ikibundo ujye? Nari nzize ikintu bita titire mbi. Brazil ntaganzwa yasize ku mutwe w'ikiganiro. Pasi uri kubinyibutsa mbonera no kubwira aba YouTubers nukuri nujye uko utumira umuntu ukamukoresha ikiganiro ujye wihangana wandike titire ijanye n'ibyo yavuze. Barambwiye ngo nzize kuko yari yanditseho muzakirebe ngo Penina w'umurozi, ngo atubwiye uburozi yakoreshaga. Nonyaga abandi umugisha nabagoma ahubwo Pasi ko atayigiyemo se byagenze gute? Nyine ni shari n'umwuka. Nje navuga ko nubwo ari pastor ariko n'umusitaniste, kuko nta muntu w'Imana ushobora kugirira ishari mwenese, kandi utanagira ngo naramukundaga nkamufata nka mukuru wanje yanantumira ati ngwino kwitorero nkahabwiriza rwose. Ntabyo kumbwira ngo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nyifurize kugira ibihe byiza cyane mwese rero mukunda munakurikira ibiganiro byacu. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe ndetse n'ubuntu bwayo bubomeho ibihe byose. Ndishimye cyane kubw'uyu munsi, ndanezerewe kubera ko ndi kubasha kuvuga. Hari benshi batakiriho, ibibazo ni byinshi, ibigeragezo ni byinshi, intambara ni nyinshi, ariko ikiruta byose Yesu ahora atubereye maso. Rero ni nayo mpamvu ibyaza byose n'ibindi bikaza, ariko abana b'Imana turashinganye kandi Imana ishimwe cyane. Iki ni gihe cyari kigeze kugira ngo mbe nicaye aha hantu ndi kumwe na Nyiramugisha Penina. Amen. Tumaze igihe kitari gitoya dupanga kwicarana gutya ntibikunde. Ndamushimiye cyane kubera ko twarahuye turaganira, ibiganiro tubishyira ku ruhande. Uyu munsi twishimira ko turaza kuba twicaga kugira ngo tugire byinshi cyane turaza kuza kuvuga. Imana ibishimirwe cyane. Byose bijya gutangira ni intambara, ni Satani urema intambara, ni Satani urema ibibazo utandukanya abantu n'abateranya, ariko ikiruta byose nuko iyo abana b'Imana amaze kumenya gahunda barongera barahura bakicara bakaganira. Peni, karibu ku Mpanuro TV bwa mbere mu mateka. Mwakoze harya n'ubwa mbere? N'ubwa mbere? Yego. Oya ntabwo ari ubwa mbere. Ari muri bya bihe hari ukuntu twavuganye, ntabwo ari ubwa mbere ko n'ubwa mbere tugiye kwicarana gutya. N'ubwa mbere nicaye imbere ya kamera yacu duhuje ibiganiro yanyu. Ubundi ho nahagiye ntabizi ndahibona. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Yego ko mpageze ku Mpanuro TV. Ndabasuhuje abanzi n'abatanzi. Amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko Pasi yarabivuze ndi Penina Nyiramugisha. Mwakoze. Abantu benshi uyu munsi bagiye kugira amatsiko kumva ibi bintu, gusa ndabasaba ko mutega amatwi kugira ngo tumenye iyi si tubamo, iyi si tugendamo, iyi si tuyemo, ariko yo ikaba dusunikira mu bindi byinshi bitandukanye. Gusa uyu munsi n'umunsi mwiza cyane, nizere ko tujye kuganira ibintu byiza kandi biraza kugira neza cyane. Penina Imana igumisha kumeye kuza kubana natwe. Niba urasuza abantu bacu b'Impanuro gute?
uraza kubasuhuza gute kugira ngo tuze kujyana neza cyane ariko reka tubanze dusengera aka kanya ngo uyu mwanya kugira ngo twakirane n'isengesho kugira ngo aka kanya tugiye kuganira ntibibe ari twebwe ahubwo umwuka wera aganze. Amen, amen. Reka dusenge Imana ku badukurikiye. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana y'amahoro, uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, uri ndo kandi uzahoraho, ubereye mwiza abagutegereje, izina ryawe nirihimbazwe. Ijambo ryarambwiye ngo igifite itangiriro kijya kigira n'iherezo. Habwa icubahiro kuko twemereye yuko tugera ahangaha. Ushimwe ko warinze Pasi mu minsi yatambutse, ushimwe ko warinze uyu mukameramani ndi kubona imbere, uhabwa icubahiro ko nanjye wandinze. Ibyaduhize byari byinshi, ijambo ryaravuze ngo wabereye Abisiraheli amagare n'amafarashi. Turagushimye ko waturinze kuba umuhigo wamenyo ibyaduhigaga bitwasamiye, izina ryawe nirihimbazwe. Ku biganiro tugiye kugirana ntaba ari twe ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icubahiro. Icyo ncecekesheje ni imbaraga z'umwijima, nirukanye gukora kose k'umwanzi muri ibi biganiro, nirukanye imbaraga zikorera mu kirere, nirukanye izikorera ku butaka, nirukanye amahembe, nirukanye ibitega, nirukanye nyabindi. Mfashe mpiri bitavuga Imana byose, ndanetararije ndi mu butware n'ubushobozi wampaye, kuko waravuze ngo nidusaba tuzahabwa, waravuze ngo nidushaka tuzabona, kandi nidukomanga tuzakingurirwa. Ngo ntago ngutotesheje amagambo, bana natwe muri byose. Nubwo ijambo ryavuze ngo umutima usobetse amaganya ntushobora gusobanura amagambo, ariko ntaba ari nje, ntaba ari Pasi, ahubwo izina ryaba ari ryo rishirwa hejuru. Urakarama kuko ubyumvise ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ntabwo twavuga byinshi, ahubwo reka izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Amen. Iki kiganiro ntabwo kiraza gutinda, ariko iminota yose kiraza kumara, nizeye ko ibintu biraza gusobanuka. Impamvu kino kiganiro tugikoze ni ukuvuga ngo hari ibihe bitandukanye Penina amaze iminsi guhera mu kwezi kwa gatatu haryara, ndumva ari ukwa gatatu, ni ukwa kabiri, ni ukwa gatatu k'umwaka ushize. Oya, ahubwo ni uguhera nibyo mu kwezi kw'icumi, ni ukwa cyenda k'umwaka ushize, ubwo umudamu witwa Cecile twakoranaga ikiganiro avuga ko Penina yamutwariye umugabo. Ngire ngo icyo gihe ibihe byakurikiyeho byabaye bibi cyane Penina, kugeza na n'uyu munsi, kubera ko ari mu bihe bitamworoheye n'akana gatoya bijyanye, navuga ngo n'ibyakurikiye hariya. Ntabwo turi hano kubera ko kugira ngo tugire byinshi cyane tuvuga, ahubwo tuhari kugira ngo tubabwire ukuri kwa bino bintu. Nyuma y'icyo gihe cyose umwaka urashize bibaye, nakomeje gukora iperereza, nkomeza gukurikirana kugira ngo umenye isoko ya byose. Hari igihe kano kanya cyangwa muri buno buzima kenshi tugenda tugasitara ku bantu, si we wenyine, hari na bene data bagiye bisanga muri ibyo bihe, bakisanga yenda hari ukuntu bagiranye ubusabane cyangwa se bagiranye ibiganiro n'abandi bantu, ugasanga abantu babizanye mu itangazamakuru bikabyara ibibazo. Penina rero ndaha kubera ko abantu benshi bakomeje kubimbaza, barambwira se ibi bintu bifite ukuwe kuri bimeze bite. Naje komeza gukurikirana, niyo mpamvu uzi ati Penina agomba kuzanga kugira ngo maze mubwire cya mbere cyo imbabazi, musabe imbabazi aho umupira warengeye n'ugomba kurengurirwa, kubera ko nyuma yo kubikurikirana byaje kuvuga ngombwa ko ikiganiro kiza kuvaho kubera impamvu bwite z'umuntu runaka watanze ikiganiro, bituma kiza kuvaho nyuma y'uko hari amaze kugaragara ko ibyakozwe wari umutego Penina yari yatuwemo. Ntabwo turaza kubisobanura kubera ko yarabisobanuye, na Cyprien barabivuze, n'andi atandukanye yagiye abisobanura. Ntabwo turuze kubitindaho cyane, ahubwo ikintu kiranga no kugira ngo shyireho umucyo kuri bino bintu, haba ari umuntu wabibonye ukwe cyangwa se abibonye ukundi, icyo nawe gihari araza kukivugira ikirenze kuri ibi ngibi mvuze, ariko iryo ijambo ry'intangamarara nagombaga kubanza kuvuga, n'ibindi byose tugera tubiganira. Penina imbabazi yarazimpaye ku ruhande, turaganira, n'ubu ngubu turi kumwe. Ntabwo turi kumwe aka kanya kubera ko ari ibindi, ahubwo turi hano kubera imbabazi z'Imana. Ni na byiza ko nujya unakosa mwene data ujye wemera ko wakojeje usaba imbabazi, kandi nawe nusaba imbabazi ujye uzitanga, kandi nubona zikwiriye rwose uzemeze, ibintu bigende neza cyane. Peni, reka nere kuvuga menshi, ndabona n'ikirere kiri kugira ngo gihinduke, imvura itaza kutuvangira, ahubwo reka maze ngo aka kanya kugira ngo ugire ikintu ubwira abantu b'Impanuro TV, tuze no kwivugira Imana n'ubundi ndi kumwe nawe. Umwana tugomba kwivuga byanga byemera. Amen.
ijambo ryarambwiye ngo urufatiro rw'Imana ruracariho kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Kandi ni njyewe ujya ukunda kubwiriza Pasi nkavuga ngo igiti iyo kirimo imbuto ntago gishobora kubura imijugujugu n'amabuye. Abantu bankurikiye ku Mpanuro TV, iyo uri umuntu Imana yavuzeho uburi nk'igiti kirimo imbuto, uko kitabura imijugujugu n'amabuye niko umuntu adashobora kubura ibimugerageza. Nasomye ijambo rirambwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, uwo ngo namara no kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Biriya bintu nubwo natabaje nkababara mu mutima ndetse nkajya ku macano agera nko kuri 2 nisobanura, ariko namaje gusobanukirwa ko iyo wisobanuye mu kigeragezo urasobana. Abankurikiranye baze kubyumva. Pasi nkuko abivuze naramubabariye, usibye ko mbere yuko mubabarira muri ngewe nabanje guhagarika umutima, kuko nyuma ya kira kiganiro ubuzima bwanje bwarahagaze. Hari abantu bajyaga bamfasha, bari bafite amakuru ko ntabana n'umugabo, bafite amakuru ko mfite abana ndera, bafite amakuru ko ubuzima bwanje ari bubi, banyishuriraga inzu, abandi hiriraga amashuri y'abana, banyambikaga. Guhera iriya nkuru kimara ko barambwira bati noneho kubera ko wijanditse mu byo gusenya ingo no gutwara abagabo babandi irwarize. Ntago ngiye kubesha bankurikiranye, wenda Pasi twabiganiyeho muri zo mbabazi twasabanya, mbwira ati natanze amakuru ntahagazeho. Nahuye n'ikigeragezo ku rwego ngewe ubwanje nafashe umwanzuro wo kwiyahura, ariko nibuka yuko ndamutse niyahuye ntazabona ubugingo. Ndabyibukana nararamye no mu nzu yanjye ndeba inzu nari majije kwimukiramo nyuma ya buriya buhamya nangase ya kuriya kunsebya. Nagize ubuzima bugoye, nabaga mu nzu nziza narihaga 100,000, urumva ubwo wayindihiraga hisa parika njya kuba mu nzu y'ibihumbi 35, ndumva waransuye urahazi. Nyuma yaho rero nararebye nsanga ubuzima bwanje mbona bwahagaze, mbona mbese ni nko gufata kuvurori ukabworosa ugapfukiranya, numva amajwi ambwira ngo iyahuri. Ndararama mu nzu mu cyumba, mburi giti na kimwe gikomeye nshobora kumanikaho umugozi, ngira n'ikibazo cy'ubugufi, mbura n'ikintu mpagarara kuko nje nafashe n'ukuri nafashe umwanzuro wo kwiyahura. Ndavuga ngo Mana, nimba wenda naravuze amagambo reka nyite mabi y'ibishegu bitewe n'ukuri amugore yari yancotoye, yahereye nkejo ambwira ibigambo nza gufatwa n'uburakari kurinda ururimi birananira, musubiza ari amagambo ntari busubiremo mwumvishe. Ariko kubankurikiranye nari amagambo gusa navuze, n'ukuri sinigeze mutwarira umugabo. Ubwo rero ndashima Imana ko yahabaye. Iyo nza kuba nari yahuye uyu munsi ntawe nari kuba mpimye, ubuzima bw'abana buba buri habi, hari n'ibindi byari kuba bitari kugaragara neza. Icyaha cyari kuba kiguhamye, icyaha cyari kuba kimpamye, urumva Satani aregani nakakora. Ndashima Imana rero ko yampaye gukomera, kandi ndashima Imana ko yonyine ariyo ifite ijambo rya nyuma ku muntu. Rero kubari barabyumvise mukamfata nk'umuntu w'indaya, rwose nakunze kuvuga ngo hashize hanje mwe kujya mukunda kuhagaruka. Ikintu nkunda kuvuga kuri izi social media, hatabayeho gusenga kubazikoreraho n'abaziza, hari twebwe abavuga butumwa n'abatanga buhamya n'abandi bahavugira ibindi, hatabayeho kuba maso, njya mbona izi social media zishobora kuba intwaro kirimbuzi, kuko hari abantu benshi nk'ubu iriya nkuru we warayikoze kuko mama yarakuririye akubwira ibintu wumva koko ni ngombwa ngo bitangariza abantu, ariko mu by'ukuri nagiye mbona abantu bagiye bafata utuntu bakadukataho bakankoraho inkuru. Pasi byarankomereye, bankoraga inkuru ngo umwe bita Mugwiza yaravuze ati wenda ibi ntabwo tubigaruye nk'amatiku, twari twaje gutanga ukuri no kugira ngo ku bantu bari barabifashe ukundi bumve ukuri ko ari uko nguko tubabwiye ko ntigeze ntwara umugabo w'abandi. Uwo bita Mugwiza hari akantu nabonye yakase arangije ajya kuri cana akunda gukoreraho, aravuga ngo nimureke mbanikire Penina w'umurozi warogaga. Ako kantu ndakarandarira ndavuga Mana, koko kuba navuze amagambo y'ibishegu ibi bintu bikuruye bya kera. Aravuga we hari Zaburi ya 50:16 nkunda kwigishaho iri kuvuga ngo murabikora nkabihorera mukibwira ko mpanywe namwe, ariko nzabahana. Maze arayivuga ageze aho amagambo ashobora gusobanuka, arakupa ngo nimwumve ngo ubuse ngo ntimuhanye ngo ntimushize ku karubanda. Mu by'ukuri rero ikintu numva nshaka kuvuga ari mwebwe mukoresha izi social media, ari n'abazitega amatwi bakazumva, habeho kwirinda, habeho kuba ubunyangamugayo, kuko umuntu ashobora guhaguruka iwe
yagambira akavuga ati ngiye gusebya Pasi, agahaguruka akavuga ati ngiye kwambika Pasi urubwa, kandi urwo rubwa rwose akarukwambika rukakubera urubwa akarukwambika. Nageze aho ngira agahinda ndavuga ngo Mana, ubu ngubu uri mu ijuru urabona ukabona uyu mugabo koko naramutwaye, ngira nandi majwi yanyongorera agarambwira ati kugira nimero ye ubundi wamuhamaga akaza mukabana, uriya mugore akabona yuko ibyo yakoze ahubwo ari byo bibikurusha ibyo yibwiraga kari byiza. Rero ngewe narihanye, nubwo abantu bajya bambwira ngo nte kujya mpora nisobanura ngo Imana niyize umutima wanje, ariko bira yaravuze ngo urinde wowe ucira mwene so urubanza, urubanza ucira mwene so nawe uzarucirwa, akebugereramo mwene so nawe uzakagererwamo, kandi nkunda kuvuga ngo ntacashwe kitazahishura. Rero Imana y'amahoro impera umugisha. Abantu bamyandikiye SMS kuri telefone igendanwa baciye mu gikari bambwira bati komera, bati niwe watubwenga igiti kirimo imbuto ntikibura imijugujugu n'amabuye, n'abandi bambwira bati komera muri uru rugendo, nuko iki kibuga nuko abagikiniramo bameze. Ndasabira umugisha bankomeje, ndasabira umugisha n'abagiye bansura bakambwira bati tukuri hafi nubwo uri mu kigeragezo batari ko komera. Rero mbasabiye umugisha. Mu by'ukuri twari tuje ahangaha kuko Pastor yambwiye ati ndashaka ngo tuganire imbere ya kamera, nta byinshi byo kuvuga, ariko nari mfite n'ubutumwa mu ndirimbo nk'igice kimwe nanga se ibice bibiri. Umuririmbyi niwe wuzuye umwuka aravuga ngo Uwiteka Imana yaduhisha ibanga. Iyi ndirimbo mama yajyaga yituririmbira kera, ngewe simbashe kubikurura, ariko uyu munsi ndacara umuhanuzi uvuga ngo icyahishwe kizahishurwa. Ku bantu bakora ibyaha, ku bantu basebanya, ku bantu biyoberanya, Imana ije guhishura ibihishwe. Uyu muririmbyi yararirimbye aravuga ngo Uwiteka Imana yaduhisha ibanga, yatubwiye byinshi ariko yaduhisha ibanga, kureba mu mutima w'umuntu yabigize ibanga, yitabiduhisha twari kubesha niki? Urabesha ukicuka rogo gasambana, gacuko gukajya mu materaniro, mbese Imana yakureba gacagihe izavuga iti kutasha utabyihanye. Uwiteka Imana yaduhisha ibanga, yatubwiye byinshi ariko yaduhisha ibanga, kureba mu mutima w'umuntu yabigize ibanga, yitabiduhisha twari kubesha niki? Imana y'amahoro ibampera umugisha, yaduhisha ibanga. Imana itagira icyo isobwa, iramutse twikuruye igakingura urugi rw'umutima wa buri muntu wese. Abantu mwita inyangamugayo, abantu mwita abanyakuri, Imana iramutse ikinguye urugi rw'umutima ukareba mu mutima wa mugenzi wawe wakumirwa. Ariko nari mvuze ngo iyitabiduhisha twari kubesha niki? Imana rero ntago izahora iruhanyije n'abantu. Yambwiye ngo nongere mvuga yuko ije kwanika no kwanura. Imana yambwiye ngo nongere mvuga ko ije kwanika no kwanura. Imana yambwiye ngo nongere mvuga ko ije gutandukanya inkumbi n'amasaka. Imana yambwiye ngo mvuga ko ije gukura ibiti byumye mu biti bibisi. Imana yambwiye ngo mvuga yuko ije gukura ibyishushanya ku murimo. Imana yambwiye ngo mvuge ngo amaherezo araje ukuntu ukuri. Yambwiye ngo ntangaze ngo intore zigeze ku giti. Yambwiye ngo mvuga ngo igiti cyose kitera imbuto, igiti kitera imbuto kigiye gukurwa mu bindi. Imana yaravuze abantu ntibayumva. Imana yarahamagaye abantu benshi barayininira. Imana yarambuye amaboko abantu benshi ntibayitaho, ariko yantumye ngo mbabwire ngo yemwe yahamagaye mukayininira, ije kubakina ku mubyimba kuko mugiye guhura n'ibyago. Imana yambwiye ngo igiye kubaseka bamwe kuko ibyo batinyaga bigiye kubageraho. Ubwo n'ubutumwa mfite. Nabonye iri joro umweyo ukubura. Ibi ntago mbivuze wenda kubera ko ntumuye ku Mpanuro TV. Hari n'umuntu namagaye ndamubwira nti nsengera, ndumva nshaka kuzajya njya kwicara kuri cano ari uko nayisengeye nkabaza Imana. Ariko ubwo Imana yashimye ko ibi bintu mbivugira kuri ku Mpanuro TV. Imana yanyeretse umweyo. Nagiye kubona mbona umweyo urakubuye. Umweyo wakubuye mu nsengero bitwa abantu bahagaze bavuga ngo izi zo zirafunguye ngo turahasengera. Bagiye bavaho babakingiye bakinjira mu zindi. Ariko
Imana yambwiye ngo dore umwayo wayo n'ubundi rajuje gukubura. Nabonye umwayo ukubura uhereye ku ruhimbo, urakubura ukubura mu bakirisitu, umwayo urakubura ukubura mu bahanuzi, urakubura. Imana yambwiye ngo ije gukubura, ije gukura imyanda mu bantu. Imana yambwiye ngo hari abantu bari bishingikirije ngo hari izifunguye, bari bongeye baragenda bajya gutekeramo imitwe. Yambwiye ngo mbabwire ngo insengero zirongeye zirafunzwe, hagiye gusigara insengero mbarwa. Abantu babaye abateka mutwe no kuri izi social media murimo kubona. Imana yambwiye ngo hagiye guca uwambaye. Yambwiye ngo kuri izi kamera, kuri izi social media, kuri izi mbuga nkoranyambaga, yambwiye ngo ntangariza abazikoresha cyane, ngo mbabwire ngo utarayoborwa n'umwuka uyu nguyu ucana YouTube igiye kuzima. Abantu babigize ibiyiko, abandi babigira ni shuwadiru, baravuga ngo tuzabikoresha, babikoresha mu buriganya. Umuntu yaza akavuga ati ndaje, ukamutunga kamera akayicara agasebya mwene se. Imana yambwiye ngo mbwira aba YouTubers ngo mbere yo kugira ngo uhe umuntu ikiganiro jya ubanza umuganiriza, umubaza uti mbese urashaka kuvuga ibijyanye n'iki. Ni mu nyumve nabwiwe ko YouTube channel zigiye gufungwa, insengero zindi zigiye gufungwa. Imana yambwiye ngo hari ibyije guheha nkuko yaheshe inzu yo kwa Yerobowamu. Imana yambwiye ngo hari ibyo abantu barambiwe, ngo ntangaze ndakumpanuro TV k'ibyo abantu barambiwe na yirabirambiwe. Yambwiye ngo nongere ntangaze ngo itaraba bari yabi Sodoma ni Gomora, ngo ni ntangaze ngo nabo uyu munsi nibatihaniza abarimbura. Imana yambwiye ngo ni mwezwe, Imana yambwiye ngo ni mukizwe, Imana yambwiye ngo mwezwe ku gatono ku kanini. Imana yambwiye ngo nongere nibutsa abantu iby'iminsi n'ibihe. Imana yambwiye ngo ninongere mbabwire ngo mbese bana b'abantu ni iki tabakoreye. Imana yambwiye ngo hari abantu yagiye imenyesha iby'ubwiru bwayo ariko barirengagiza. Yambwiye ngo abo ngabo nabo bagiye gutabaza ntawe uzabatabara. Abankurikiranye barahangaha, Imana yambwiye ngo abavuganye nayo ninongere mbabwire ngo nimukomere. Yambwiye ngo mbabwire ngo hari umutaka yamanuye kandi uwo mutaka uje gutwikira uwo yavuganye nayo. Imana yambwiye ngo nimbwira abavuganye nayo by'ukuri bari kugendera mu nzira bayoboye kibahaye inkoni mu bunyereri. Imana yambwiye ngo nimbwire abanyamasezerano ngo nimukomere. Yambwiye ngo nsubiramo ngo urufatiro rwayo ruracahagaze, ngo nintangaze ngo kandi urwo rufatiro rwanditsweho ngo Uwiteka azabe kandi abayo yabamenye kera. Yambwiye ngo nimwakire inkoni mu bunyereri abanyereruzaga muri uru rugendo. Yambwiye ngo nimwakire inkota y'ijambo. Imana yambwiye ngo nimwakire imyambaro y'urugamba. Imana yambwiye ngo hari abantu ije gukwetesha kuko hari byari bibakwetuje mu rugendo. Abavuganye n'Imana rero reka mbabwira ngo nimukomere. Nari mbivuze ngo iyo uri umuntu Imana yavuzeho uburi nk'igiti kirimo imbuto, uko kitabura imijugujugu n'amabuye niko udashobora kubura ibikugerageza. Imana impera umugisha banyumvise. Iyo uri gusoroma ibigusumba, njya nkunda gutanga imfashanyigisho ngo ugomba kwihanganira ibigutokoza. Ibitokoza bagenzi birahari. Iyo uri gusoroma ibigusumba we mu muryango, iyo uri gusoroma ibigusumba mu kazi, iyo uri gusoroma ibigusumba mu bana wabyaye, iyo uri gusoroma ibigusumba, nzanye itangazo rivuze ngo ihanganira ibigutokoza. Nzanye itangazo rindi rivuga ngo Imana ntiyaguhanagura yutarize banzurire, ariko nzanye itangazo rivuga ngo ayo warisugiye kuyahozwa. Nzanye itangazo rivuga ngo yewe waruyisezeyeho. Reka nkubwire, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo hanze ni habi, ikibabarira icyaha ariko ingaruka zaco ukazirengera. Iri ni itangazo ntanze ku Mpanuro TV. Maze iminsi mbona hari guca abantu batambutse ubuhamya. Mu ijoro ryashize nimba ari iryejo nabonye umuntu bita Zakayo, nyamara yaravuze aravuga ngo iki kibuga kiri gukiniramo abagabo babiri. Abantu ntago mwabihaye agaciro, ariko Imana yambwiye ngo abafite amatwi batari kumva ngo mbabwire ngo ije gukubita no gukomeretsa, ngo mbabwire ngo nsubiremo ngo ije kwanika no kwanura, ngo mbabwire ngo ije gutandukanya inkumbi n'amasaka. Imana iriyiziye yawe gucira mwene si igico, wowe uri kugambanirana, wowe ushaka guhagurutsa abandi ku ntebe y'akazi ngo yicareho. Imana irambwiye ngo ntago izahora iruhanyije n'umwana w'umuntu, ngo mbabwire ngo iherezo rya byose riri bugufi. Ni mu nyumve nari mbabwiye ngo yiremeye umuntu imirama mu ishusho yayo, bamwibaha ubwenge bwo gutegeka isi. Yambwiye ngo ntangaze ngo none barayinaniye, ngo ninkubaze ngo mbese n'iki tagukoreye. Yatanze ngo ubugingo bw'urubyaro ngo kugira ngo umwana w'umuntu ayigarukire.
yambwiye ngo babwire ngo yatanze umwuka wera kugira ngo uwo mwuka wera aduheshe ubwiru ngo none twayiteye umugongo. Yambwiye ngo nkubaze ngo mbese mwana w'umuntu niki itagukoreye? Ngewe ndabyibuka ko hari ibyo wankoreye Yesu, ndabyibuka ko wankuye mu buraya bwari bwarangiza ububata, nubwo njya mbivuga abantu bakangubenza ari iby'igiciro ngo kuko mbyirasi igihe kinini, ariko ndirata ko wambohoye ingoyi y'uburaya. Ndagushimye ndabyibutse ko wambohoye ingoyi y'ubusinzi, ndagushimye ndabyibutse ko wambohoye ingoyi yo guca inzaratsi no kunegurana. Ndagushimye hari ibyo wankijije, wari wabantu myo urambwira ngo nibibuke icyo utakoze, wari wambwiye ngo nimbibutse cyagiye abantu bari bararwaye amavunja, icyago cy'amavunja waragisezereye, ngo nimbibutse abantu barwaraga inda, ngo mbabwire ngo mbese yindukirwara inda mu myenda no mu mutwe, ngo ninibutse abantu igihe cy'intambara haba 94 n'izindi ntambara twabonye, ngo nimbibutse ngo mbese ni iki Imana itabakoreye. Mani baha umugisha mwe mwari munkurikiranye, kandi wowe ufite ubwenge yambwiye ngo nkubwire ngo ufite ugutwi aze kumva ico umukara ari kubwira itorero. Imana nibampera umugisha. Umuririmbyi 400 yaravuze ngo udakijijwe wese uwo nguwo ntago azatahayo. Uyu muririmbyi yaravuze ngo uwo nguwo azahezwa hanze hamwe na Satani. Yarabajije ngo mbese muri izo si zombi mugenzi niyihuhisemo. Uyu muririmbyi 400 yaravuze ngo isi izashonga niyo uzahamamo. Refure yaravuze ngo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose ngo rwubatswe n'izahabu zirabagirana. Yaravuze ngo dusiga ibyino mu isi. Ndongenda bibukije ni ko umuririmbyi 400 yavuze. Yaravuze ngo dusiga ibyo mu isi bitazahoraho, niturangiza twiyagurire Yesu umwami w'ijuru n'isi. Imana ibaha umugisha cyane. Abantu benshi bagiye bambwira ngo ubuhamya baraburambiwe, bandi ravuga ngo barabuhaze, ariko Imana yambwiye ngo mbese nimba hari ibyo mwumva mukeneye kikora ngo mwebwe mukoze iki kugira ngo ibakorere ibyo musaba. Hari abantu ngo bakeneye guhindurirwa amateka. Imana yambaje ngo irahindura amateka gute utarahindukira ngo uve mu byurimo. Va mu byurimo. Ntanze ryatangazo rivuze ngo kubaho Uwiteka gusa nibwo bwenge, kandi kuva mu mujyano kujijuka. Imana ibampera umugisha. Ndumva amagambo Imana arinsize ku mutima rayo ngayo, nubwo nyavuze nihuta vuba vuba, ariko ndahamya ko umuntu wumva yamaje kumva ico Imana yarivuze. Data twese abampera umugisha murakoze. Amen. Imana igumugisha cyane kubw'ubutumwa butanze burasobanutse. Kandi ngire ngo abahorana n'Imana nta bishyashya bumvise, ahubwo bibukijwe. N'igishyashya bumvisemo ukibika ku mutima, kubera ko hari bikomeye cyane bigiye gukurikira ibi, kandi inkubi y'umuyaga uko yahuhaga n'ibiki byose. Yego. Amen. Ngiye kuza noneho iyandikaga intebe hirika n'iki ukuntu ukuri ibikomeye biraje. Ni igihe cyo kwishakira umutaka, muri twikira umutaka ukomeye, kuko igihe cy'imvura n'ubunyereri kirageze. Mwumvisha ko Imana ivuze ngo abayo igiye kuba inkoni bagenderaho mu bunyereri. Pasa atanze urugero kuri uyu muyaga, aho turi gukorera hari umuyaga, sinzi nawe udukurikiranye nimba urimo kuwubona. Ni umuyaga w'ibigaragara, ariko haje umuyaga. Uyu muyaga ugiye guhwa mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri, umuntu wese agiye kuwubona. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Yego. Imana igumugisha cyane. Yego. Ndashaka ko abantu turi kumwe muri kino kiganiro no kuvuga ngo abantu hari ikintu bajya batindaho cyane, yenda bakavuga ngo kuki byagenze gutya, kuki byagenze gutya. Umuntu utaragwa mu mutego Imana izawumurinde. Ariko niba ashobora kuwucyurira uwundi muntu cyangwa se niki. Ndabyibuka uganira na Cyprien bushize ni riba ryera, irembo ryera TV, irembo ryera. Muganira niho nakurikiye nsanga harimo ikintu gikomeye cyane. Yego. Hari ukuntu twese tugenda tunyura ahantu hatandukanye mu buzima bwa buri munsi, abantu bakibaza ati ese gutakanwa kavuze Imana kavamo ibitutsi bingana gutya. Yego. Twese ntabwo turi intungane. None se Imana kwitubwira kwihana buri munsi? Nukuri kwihana buri munsi kubera ko izi ko natwe turageragezwa. Yego. Kandi nkuko nabikurikiranye Sylvain twaraganiriye nawe, hari ikintu yambwiye gikomeye, ambwira ko atavuye mu rugo ajyanywe na Penina. Yego. Yene n'abatabyumvise reka mbibabwire. Yavuze ko atavuye mu rugo ajyanywe na Penina. Impamvu umugore yabivuze nuko mu gakinjiro ka hano, mu gakiriro kano Gisozi, hari uko ahantu ukorera naho mukorera mwari mwegeranye, kandi
hari abantu bakorana baranamenyana, byari ibintu cyane bisanzwe rwose. ibyo biza kuba impamvu yuko umugore yatangiye guhindura ngo imyitwarire mu rugo, umugabo afata inzira ajya gushaka amahoro mu rwego rwo kwanga ko hari ikibi cyazaba, kuko tujya tubyumva hari abantu twumva ngo abagore bisha abagabo babo n'abagabo cyangwa se kubisha abagore, ni ibintu bisanzwe bibaho. Iyo uri umuntu rero uzi ubwenge, iyo ubonye ibimenyetso by'ikibi uragihunga, niko bivuga na Bibiliya. ni ukuri kandi ni ikintu gikomeye cyane. Ibyo uko byabaye Penina akomeje kugenda aterwa, ariko ubwo urumva ko waguye mu mutego, usanga byanze ari igihe byanga natwe tukavuga nabi, usibye nawe n'umuntu biranga agatuka n'umwana yibyariye akamutuka ibibi, akagaruka nyuma ati nyabona. Yego ni ukuri. Kandi ngire ngo nawe icyabayeho waravuze ati Cecile nanjye umbabarire kuko nakoresha amagambo mabi. Ibyo ni ubutwari bukomeye cyane nk'umuntu w'Imana. Yego. Njyewe nshimishijwe n'ikintu gikomeye cyane cya buno butumwa utanze, ugarutse ku byo Zakayo yatangaje ndetse n'abandi bagiye bavuga mu bihe bitandukanye. Gusa ikintu kiriho nuko abazi ubwenge bere gutinda guca imanza z'abantu, abo magatinze kuba musengera. Njye ndababaye cyane uyu munsi, ngire ngo hari icyo nari niyemeje kiranananira, reka mbivugira aha ngaha. Tugana ko abana bawe urumva ntabwo bari ku ishuri, ntabwo bari kwiga, abana 3 nta n'umwe uri ku ishuri, bose bicaye mu rugo. Ahantu bicaye inzu y'ibihumbi 35 i Kigali, sinyitinda ahubwo mwumva uko ingana. Ni ukurambura akaguru hano, umuryango uri aha ngaha, baryama aho ngaho. Na Penina n'abana bangahe, ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Nanavuze ati reka byibuze ngerageze ndebe ko nakwishyurira umwana umwe. Narakubwiye ati byanze, nakubwiye ibibazo nari ndimo. Arambwiye Pasi Mama agiye kumara amezi angahe kwa muganga, ibibazo nari ndimo by'imanza bushize, nari mfite ibibazo byinshi binsaba amafaranga n'ibindi yenda biyarinta n'umuntu atakwirirwa avugira aha ngaha. Ndavuga byananiye, ariko reka ngerageze icyo naza gushobora. So njyewe Penina, reka wihangana kino kintu ndakivuze, yenda nkuvugiye ibyo watashaka ko mvuga bitewe n'ibibazo by'ubuzima nabonaga ushobora gutinya kubivuga ngo batagira ngo uri gusaba. Ndabizi wapfiriyemo imbere, yenda ashobora kubona gutya akariba yakawe yenda widodeshereje mu gitenge, Imana yakugire neza mu bihe byashize, ukabona kubera iyo umuntu ari mu Mana asa neza, kuko Imana ikunda isuku. Imana ikunda isuku, ni inyesuku, ibintu byayo biba biri ku murongo. Nugera mu rugo cyangwa nugera ahantu ugasanga harimo umwanda, wano nta Mana ibihari. Nugera mu rugo ugasanga utuntu turateguye turi ku murongo, ugasanga nibwo haba ari mu bukene, ugasanga amazi yafashe gutya arahanagura, ubona ko ibintu byose yagerageje, ahantu hazaba hari Imana. Niyo mpamvu rero Penina bino bintu ndabivuze kugira ngo umuntu udukurikiye, ushobora kuba wari uri mu bantu bafashaga Penina, niba ariko reka gatoya mbere yuko nyira kuri abantu bagufashaga. Intambara rwanye nazo ni nyinshi Pasi, kuko tugiye kuzigarukaho. Ukinjira muri YouTube utangiye gusenyera Satani, nawe wirengera ivumbi riri naramuri base na n'uyu munsi nta mahoro yawe. Iyo utangiye gusenyera Satani wihanganira ivumbi riri bugutumukira, wihangane nawe mukungugu, ejo Imana irabizamuye ikindi kintu gishyashya. Muko muri Yesaya 43:19 havuga ugiye gukora ikintu gishya. Haleluya. Kandi icyo kintu kizaba kigaragara kandi kizaba gifatika cyane. Asante Yesu. Nukuri rero hari abantu bagukoragaho umugisha benshi, nibyo nkunda. Mu bantu bagiye umuntu utaragiye, nubwo atagira cyangwa arwaguye ngo Paul ihangane bino ari mwijuru ahimbazwe, ariko babandi bisi nyine akenshi baragenda. Ariko niba hari umugisha waboneye kuri Penina utitaye yenda kuri zino ntambara yarwanye nazo, si we wenyine, nawe hari uzarwana nazo cyangwa se arizo waciyemo nawe uzi, yenda size amagambo nizo mu bundi buzima, ariko n'uburemere bw'izo ntambara. Ndashaka kuvuga iki kintu kugira ngo cyumvikane. Niba hari umugisha akoraga kuri Penina bati nzajya nkwishyura inzu warabimwemereye burundu, niba byibuze reka kumwishyurira inzu yenda byibuze, ariko uvuga ati byibuze reka nshaka ikayi y'umwana. Niyo abana bari ku ishuri, Penina afite igikomere cy'umuryango yavukiyemo, n'uwo yashatsemo, azira kuba atarabashije kujya mu ishuri ngo yige, ahohoterwa akiri mutoya, yisanga mu buzima bubi. Imana iramutabara. Niba ari cyo wamusezeranyije kugira ngo byibuze turebe ko uyu munsi cyangwa ejo twabona byibuze umwana wa Penina afite abana b'abahanga mu ishuri, byibuze hari umwana we uvuyemo akavuga ati ndize bigenze neza, uyu mugisha umfashe tujyane
kubyo niyemeje umfashe. Niba yenda nanjye hari cyo wumva Imana yakumbwiyeho byibuze ukavuga ati Pasi numva umugisha namukoreraho mfasha tujyane kuri Penina uyu munsi. Ndebe ko abana be biga. Simvugira Penina nashaka burare ibyo n'ikigeragezo agomba kurwana nacyo ariko byibuze aza naho yaburara byibuze nubwo adafite ahantu uyu munsi yo gukinga umusanda bizi imisigaye n'imicana n'inzi bakayimusohoramo. Imana koneze ko izacinzira ntabwo izabyemera ko bayikorera. Ariko abana tubona abana biga. Penina mbona umwana wa Penina ari ku ishuri, afite abana bavuga Imana neza, afite abana bashaka kugira ejo hazaza bagahindura ubuzima bw'ejo hazaza. Penina karame nako kari ku mutima nagomba kubwira abantu ibindi byo nawe ushyiraho inyunganizi wenda ku byo ntavuze wumva ko ari ngombwa yenda kubishyira ahangaha ubundi rwose tureke n'izindi gahunda zinakomeze kubera ko numva mfite umutwaro wawe kandi Imana ishoboze kugira ngo mbashe kugira icyo ukora kuri ejo. Umugisha hari akantu mvugiye kandi unarampanuriye ndafashijwe. Nabonye amagambo nyine abantu bavuze ndaryama ndibaza ariko Mana koko mu gihe ca mbere ubwo nakuvugaga neza nta kintu ciza naba narakoze ushobora kunyibukiraho. Ndahamya ntashidikanya ko nkuko ubizi nanga subivuze abantu benshi bagiye bamvaho abandi aragati twe tuzi ko umuntu w'Imana none uri umushizi w'isoni bigeze hariya bamvaho pe. Ariko abantu bongere bibuke yuko ndi umuvuga butumwa, bibuke ko ndi umuntu wahoze mu muhanda ariko mpabwa gakiza. Hari abantu benshi nabwirije ubutumwa na n'uyu munsi bampamagara bambwira bati Penina twakijijwe kubw'ubuhamya twumvishe kuri rekode, dukizwa kubw'ubuhamya bwe twumvishe kuri YouTube, tutakuzi twumvishe Imana yakoze imirimo kuri twakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndi umwe mu bantu babwirije ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge. Ubwo ndagira ngo nibutse abantu mu gihe cyasize ko nigeze mbuwumuma be kuntemeraho ibyatsi be kunkamira mu kitoze. Babyibuke Bishenyi nahakoresheje igiterane ndi kumwe na nyakwigendera Pastor Theogene, ndi kumwe na Silas bya Yesu ni ku murongo twihanisha abantu na n'umunsi hari abantu bampamagara bati uri mama uri data mu by'agakiza. Bibuke nakoresheje ubu ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge hariya ibyumba mu Miyove nakoresheje igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge iriya Nyakiriba nakoresheje ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge ahantu hatandukanye no mu nsengero nyinshi iki gihugu narakizengurutse. Ndumva narigeze ngira umumaro rero iyi Mana be kuyitesha agaciro kubw'amagambo bumvishe navuze kandi rwose nasabye imbabazi n'abantu nasabye imbabazi. Bibiri yaravuze ngo utazababarira mwene se nawe ntago azababarirwa. Wari ukimvugiye rero nagiraga ngo mbibutse ko hari n'abantu nasengeye ntavuze izina ariko ndasenga barakira barabohoka. Imana rero izaha umugisha umuntu wese uzagerageza kunkoreraho. Uravuze ngo mfite uyu mutwaro wari ugufiteho ngo awunyerekezeho. Bibiri yaravuze ngo naho twavuga indimi z'abantu n'abamarayika tudafite urukundo nta kintu byaba bimaze. Kandi abantu bibuke ko nge nahoze mu muhanda iwacu barakennye aho nashatse barakennye niko Yesu yabyemeye. Ariko banazirikane ko Imana atari izava mu ijuru ngo izikemura ibibazo by'abantu. Imana izakoresha mwe. Bibiri yaravuze ngo Yesu azababaza ati kubera iki nari nshonje ntimungaburire, kubera iki nari nambaye ntimunyambike, ngo bamubaze bati data twakubonye rya rushonje ntitwakugaburira. Ngazabasubiza ngo ubwo mutabikoreye bene so bari baciritse ningiye mutabikoreye. Rero utazaza kugirana urubanza n'Imana. Ntago nari nasabye ni Pasi ubivuze ariko nimba wumva ushaka kuzabona umugisha nawe ujye ugerageza ubukorere ku bandi. Imana ibampera umugisha rero kandi nongeye gusabira umugisha bankunda n'abakomeza kumbwira bati komera arega urya munsi Pasi buri Imana yari yamfushije kuko aka kanwa kavuga ubutumwa gutya urumva kugira ngo kavuga amagambo y'ibishegu nari napfuye. Barana abadayimoni bakomeye bari banteye. Ntago nanjye nzi ukuntu byagenze mu myaka 15 maze nkijijwe nibwo bwa mbere nari ntewe n'uriya mudayimoni. Nararindaga. Bibiri yaravuze ngo ubu ufite ubwenge arinda ururimi rwe. Ariko nanone hari ico byanyigishije. Ubu hari ikindi cyiciro wese iri shuri ndi wa muntu kuri telefone udapfa guhubuka nkuko nabigenzaga kuko niyo nza kumenya ko natezwe uyu mutego wa kamera wenda we bifashe nkuko urubana marira ura mugora ari kuri rutireka ntangu umwana ararenganye yarapfuye utuye umuntu ariko mu byukuri mwuka wera utajya ugira icasobya utagira icasobwa azansangire nikuze Sasire amuza uzi niya nsanga kanambwira ati ko bari kukuvugaho gutya wenda nibura kaza nkuje kunsura kaneka akakuzana ati ngwino kuri tere mugatunga kamera basi afite ikimenyetso mwuka wera uzansangire nikuze Sasire kandi binarashoboka
amwereka yuko n'abandi bameze nkawe bakwiriye kwihana bakezwa bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Guharabika nabyo biriho, ariko gusa Bibiliya yaravuze ngo ubwo Yesu yababajwe ndetse no kugeragezwa abasha no gutabara abageragezwa bose. Pasi ntago mfite ubwoba bw'ubuzima, kanongere mbwira abantu ko nzi neza yuko ibyo Yesu yakoze nibyo byari bikomeye, nibisigaye azabikora. Yesu wankijije kunywa urumogi abasha kuzankura muri buriya bukode. Yesu wankijije ubusambanyi abasha kuzampera abana kwiga amashuri bakayarangiza. Uko ni ukuri kandi nizeye Imana yacu ko ishoboye byose, ndayitegereje. Ubwo yizeye no kubikora igiye kubikora. Amen. Reka rero ngiye gusoreza kuri kino kintu. Yego. Ngiye kuvuga ku ntambara wahuye nazo kuva waza kuri YouTube. Ngire ngo bwa mbere nakubonye na Plaisir. Ego. Nyuma yaho kubera titre wari wanditse wisanze uri kubibazwa na ribu wamaze iminsi ngahe? Iminsi 8, ku munsi wa 9 nka saa 8 mbona baruguruye ngo taha. Wari uzize ikibundo ujyaye? Nari nzize ikintu bita titire mbi. Brezil ntaganzwa yasize ku mutwe w'ikiganiro. Pasi uri kubinyibutsa mbonera no kubwira aba YouTubers nukuri nujye uko utumira umuntu ukamukoresha ikiganiro ujya wihangana wandike titire ijanye n'ibyo yavuze. Barambwiye ngo nzize kuko yari yanditseho muzakirebe ngo Penina w'umurozi, ngo atubwiye uburozi yakoreshaga. We ntiyananditseho ngo Penina wari umurozi, we yanditseho ngo Penina w'umurozi atubwiye uburozi akoresha. Urumva hari n'ikindi nabonye yanditseho ngo tumugezeho ngo wa mugore ngo w'umurozi watwaraga imisaraba iva karirogesha abantu maze mugwiza bankozeho inkuru. Rero wenda reka nabyo tubigaruka ati ngiye kumubanikira, aramanuka bakajya bafata utuntu bakadukata none nafungura cyane utubinti bankabona ngako. Ndavuga ntariko ibi ni ibiki. Narafunzwe iminsi 8 ndayirya, nsanga abana banje biciwe n'inzara mu nzu. Ndavuga ntariko wite koko ubundazirike. Noneho nk'umuntu nka Brezil w'umukozi w'Imana ushobora no gusesengura akavuga ati iki kintu cyafungisha umuntu. Pasi muri iyi mihanda harimo ubugome, kandi abataragenda neza muri uyu muhanda wa YouTube baranyerera, kandi nibanyerera baragwa baravunika. Bari bweguka. Nibagwa nibaramuka banyereye bakagwa, niba bayinyereje ntago bazeguka. Icyo cyari kivuyeho. Ariko abana b'Imana aricyo bari babonye. Wagiye ubona ubutabazi ubona n'ubundi tugiye kugaruka kuri zino ntambara. Ubwo byari birangiye uragaruka ivuga butumwe rirakomeza, n'abantu ko babonaga wowe bumvaga icyo wavuze ntabwo bari bagicanditswe. Bumvaga icyo wavuze kandi barafashijwe, benshi baranihana ku bwawe baranafashwa. Hari na benshi nabonye banyandikira ati uyu muntu yaradufashije ariko tutunguwe n'ibi bintu. Uyu muntu niwe watwatuje agakiza, niwe ariko dore ibintu bibaye turatunguwe. Ndavuga ni rero nibyane ngo muzarebe ibyo mvuga, ntimuzarebe ibyo nkora. Ntimurebe ibyakora. Ubwo rero niba arabwiye Yesu murebe uwo Yesu yenda byibuze yenda nawe ruhare rwa rurwo nawe mugira icyo mukora mu musengero. Ariko icyo kivaho ukigera hangana nta andi makuru iyo umugisha Imana ari guhaye wo gukura mu bukode, wo gukura imihanda yo kwirirwa ngo Randi Road yongejeho yakuyeho inzu yarayikeneye ibintu nk'ibyo. Yego. Nabyo babigize gute? Inzu nayo barayinyanganya. Ibyo byabaye 2022. Pasi mvuye igicumbi niho iwacu bimukene ejo bundi. Umumama w'umurundi agira gutya mbona kuri YouTube ni no kuri Zaburi ncari yambonye. Arambwira ati Peni nakwikundiye mpemu yera yantegetse kugwinzu yanje bakimihurura. Mpemu yera ngo numwuka wera. Ngo nyigubu yirimo isaha n'umunota utazi nzokoherereza n'ibyangombwa byayo. Ati maze ushira umubabaro w'ubukode nawe uture mu mujyi wa Kigali, abana bakaraba amazi meza, uteka mu gikoni ciza, uryame na heza hateye irangi. Nkoma karuru mushimwe Yesu kandi uhabwe icubahiro. Wumvishe uri kurota? Ngira ngo ndi kurota mu gihe cy'ibyumweru 2 abayohereje itike nyine ubwo kugira ngo nkodeshe imodoka impakirira utuntu twanje twose. Nakamatera nimbabura n'udusafuri, imyenda ni ikirondo ni narundanyemo ni yanje ni y'abana, rondo ni ibi bishashi nta varisi nagiraga. Ubwo dusezera bo mu cyaro tuti murabeho Yesu hinduriye amateka kandi nukuri yari yanyibutse. Yesu ndagushimye ari byo wagiye ukora rwose n'ibisigaye uzabikora. Ngongereyo nkarabya ayo mazi meza ndetse mu gikoni ciza, n'inzu yari irimo amapave n'amakaro atagira uko yari amakaro mu mbuga hasi mazi.
ngo mbayemo amezi 3 ntangiye gushima Imana yo nagakodesheje nyagifiriti ngurira abandi tureyi y'amagi abadayimoni bati Penina turyana amagi noneho ko yajya gasambana uyu musa akaba yarakiriye Yesu bikaba bihindutse gutya baba bakoresheje umugore arangambanira rwose ibyo nabyo narabivuze inzu baba barayinyatse sinje wahera ariko igihe cyose Randirode azajya nkomangira ngo mwishure nkayabura Imana izajya yohereza imbaraga zihora nayo irazigira Imana igizohereza kuri uriya mugore ntiriwe mvuga dore no muri iki kibuga mubonyemo arambonye arakwepa ariko reka mubwire ngo umuntu w'umunyesha n'umuntu ugambanira undi umuntu utemera ko umuntu abona umugisha uyu mupa namuvuze haragajya no kundega ndega kuri ribu turaburana nje n'umunyamakuru wamfatiye ikiganiro ariko nsobanura uko byagenze kuko ibyo navugaga kwa ari ukuri arambwira ngo nzakwigerekaho hasi no hejuru ngo nzakoherereza inkuba mwarabibonye yohereje ibintu by'inkuba bikubita imbabura binyokereza abana ariko ingabo za Satani zirakomeye 204 yaravuze ngo tudafite Yesu uzaduhindura ariko nibatihana Imana izabahana Penny twavuga menshi Imana ishimwe kuyavuga siko kuyamara n'ibindi nk'ibyo byose bagiye babona n'ibindi utabasha gusobanura bituma uyu munsi uri Penina wakabaye ufasha abandi ariko none ukeneye gufashwa reka nere kukunyagiza reka dushimira Imana eswe dushima Imana yabanye natwe muri iki kiganiro Penina twavuga byinshi ibyo bikomere wagiye uhura nabyo ariko nkawe yenda gato mbere yuko yenda tugira icyo dukora kugira ngo dusenge cyangwa tunasoze ni izihe ntambara cyangwa se nibe bihe wanyuzemo bigukomere cyane yenda abantu byagiye binaba abantu bakabafata Penina mu yindi sura bakabafata Penina mu yindi angle atariyo ugasanga yenda bahawe amakuru nabi nk'uwo mupasiteri yumva byageze no muri ribu ajya kuvuga ngo yiterekereramo bikagira nubwo mu magukura muri iyo nzu abantu banyaga abandi umugisha nabagoma ahubwo pasi ko atayigiyemo se byagenze gute nyine ni shari n'umwuka nje navuga ko nubwo ari pastor ariko ni umusitaniste kuko nta muntu w'Imana ushobora kugirira ishari mwenese kandi utanagira ngo naramukundaga nkamufata nka mukuru wanje yanantumira ati ngwino kwitorero nkahabwiriza rwose ntabyo kumbwira ngo reka cyokoze najya gutaha kama nk'ibihumbi 10 nanga se bitana kambwira ati rero nubwo ari hafi ariko tega kamutowe kugenza amaguru ariko ansuye maje kumuha amakuru yuko Imana yabigenje uko Imana yabigenje numva nyine ari mwene data ndi kubwira ikindi njya mbonera ico gihe narabivuze kuri cano ntashaka kongera kwirirwa mvuga nubwo wenda gushima Imana atarica ariko abantu bagiye bagerageza ibintu byose ntiduhagarara ngo tubivuge ngenda mbwira nti dore Imana yampaye inzu yakoresheje umumama gutya na gutya ubaha naha nimero se nizi oya nimero yazinsabye nyuma ntampiye inzu n'ubu ntegereje ibyangombwa mu kwezi kwa 10 nti mbese ahubwo ni pastor ntinsengera Imana ibigenze neza uwo musaza wazurira indegaze ngo burya se ngo ntegeze ngo barayigutiza nti nayije mara ukuntiza ariko arambwiye ngo nintegereze ibyangombwa ngo yabivuganye n'umugabo we ariko nyimara kubimubwira hindura isura mbireba nibwo yambwiye ati rero Imana yantegetse gusengera ico cifuzo ndetse abo bantu nkanabavugisha nkababwira kubyo Imana yampishura ukimara kuma kira cifuzo ati mpi nimero zabo nanje nkagashwi bura nubwo naciye mu buzima bugize navuga yuko ari nk'ubwo burara ariko nubundi nge sinza amanyanga pe ntago aho nakiriye Yesu sinzi kunyanga bene data bimusanze ntabwo bajya buri yico ntakubwiye simba ngifite nyimukubise arabahamagara ugasinzi ngo yabahamagaye ku manywa nanga nijoro ati yo ati mbega abantu muhuye nibibazo ati Imana yambwiye ngo uriya mugore wahoze arinda wahoze ari umurozi mwahaye inzu ati naryamye Imana impiye nimero kandi ninje wayimuhaye ati nimutamukura mu nzu ati byago birabaziye ati umugabo wawe mbonye akora impanuka bikubitana nuko muri iyo minsi uwo mugabo yabonye ikimenyetso cy'impanuka gikomeye aravuga ati kabaye atuzikari ibyo none ubwo amwerereza rekode umugabo aje nawe ngo afashe telefone y'umugore yumviye rekode uwo mupasiteri abimubwira aravuga ati mvuge wamaje guhamagara uyu mugore amvire mu nzu arega numva mu mama mpamagaye afite ikibazo ati Penina mukozi w'Imana ati wihangane ibintu byahindutse atukumutware yavuze yuko iyo nzu utagomba kuyibamo ati yashatse yewe n'umuntu w'umukomisiyoneri ugomba kuyigurisha pasi numva igitima kirashigutse ndavuga Imana bigenze bite ngira ngo ndi kurota ariko nyine birangira ntavuye ndashima Imana cyokoze
iyo amaboko amwe akurekuye hari igihe Imana yohereza andi maboko akagufata. Kuri uwo munsi baransora mu nzu naragiye nganyura umuyutubazi umwe njya nkunda kumusabira umugisha Imana izamurinde biri gutera abandi, mubwira ikibazo nagize ndararambwira ati humura hejuru y'imbaraga zose hari Imana. Anyakira ubufasha, ndagira ngo ico kiganiro mwarakibonye, bampa amafaranga yanganaga n'ubufasha nka miliyoni 2, ariko bagiye bayampa mu byiciro bankodesherezamo inzu nziza, baravuga ati jya mu nzu nziza nubwo ari ubukode ariko Imana ibirebe yuko nawe kuba heza byakubera. Banyishurira inzu ibihumbi 100 bayishura amezi 7 abadiaspora n'abandi bantu bari mu Rwanda. Bangurira matera nziza, sinagiraga matera yo kuryamaho nubwo nabaga muri iyo nzu nziza, ariko urumva nayo ibintu nayo nimukanye mvuye mu cyaro nta frome byagiraga. Bangurira kuvrori, bangurira y'abashitsi, bangurira y'abana, kwa kundi nasurwaga n'umushitsi nkava ku kamatera kakamuryamishaho nkarara hasi, nimba nsuye turasengana iminsi 7 nkamara iminsi 7 nkumbagara, ubwo yabaga ari nk'umumama twarararanaga, yaba ari umugabo nkayivaho kuko hari igihe nasurwaga n'ingeri nyinshi zitandukanye. Ubwo rero yabo twasenganaga. Imana ikoresha abantu n'ukuri, abagiye bankora umugisha muri kirage Imana izabampera umugisha, kuko nari nabuze icyerekezo ntarasubira mu cyaro, ntaho kuba ntayo ubukode mfite, urumva sinari mfite n'uburyo ngo nge nisigamira. Ubwo rero abantu banyishurira iyo nzu baranyambika pasi, bampindurira ubuzima, baravuga ati Penny nakomera tukuri inyuma. Ariko nyine kari akantu kabaye, Yesu we naribaje ni nge Penny nabakomeye amashi. Pasi uzi ko abantu isi ifite ukuntu Yesu itaye, igihe kiragera abantu bakakuvugiriza impundu bakagukomera amashi, ya maboko yagukomeye amashi akagukomera akarukumunwa. Ubwo rero muri make uriya mupasiteri yarambabaje, gusa naramubabariye, ariko gusa we yarambwiye ngo umva ngo nzakwitendeka ngo kandi ugiye kumbona. Arandega danjya muri ribu, n'ubu wenda nubwo ntazi ngo byarangiye gute, ariko urabona imyaka isize. Bambaza uko byagenze nico nari ngambiriye, ndavugira rwose bayobozi natabazaga, kubera ko ikintu uyu mupasiteri yankoreye ni ikintu candenze. Ngiye numva kujya kuri YouTube ari uburyo bwo gutabaza ngo mbone ubufasha, mbaha ubuhamya bw'ubuzima bwanje. Umuyobozi arambwira ati ngayigendere nitugukenera tuzaguhamagara. Hacamo nk'amezi 9 uwo mugore ajya kurega n'ubundi ku yindi ribu, nimba ari urukiko nimba ari iki, hariya kuri 15 ku Murindi. Naho ndahita abantu uwo munyamakuru badushira mu cyumba n'ubundi baratubaza, uwo munyamakuru arasobanura, nanje nsobanura icabinteye bati nimusohoke mugende. Ariko uwo mumama kanyoherereza message ati nzakwitendekaho, nzagukubitisha inkuba, ati nge buryo ubona nuko mfata mikrofone atunzi igice. Reka mbabwire abantu mukizwe, ariko mureka dukizwe neza tugere ku musaraba. N'ubu bonye ko musanze muri iki kibuga nshatse burya kumusuza arankwepa, ariko nyine umunyabyahunga ari ntawe umwirukanye, ariko umukiranutse ashirika ubwoba nk'intare. Gusa Imana imubabarire, nanjye yarambabariye nawe izamubabarire. Nukuri tuzajya dukomeza tugenda tuganira, dukorana umurimo w'Imana umunsi ku wundi. Abashaka gushyikira Penny ya nimero ya telefone ye ntiyagize ihinduka, ushobora kuba ukifite muri telefone, ufata byibuze umwandikire message umubwira ati byibuze hari icyo Imana ishyize ku mutima wanjye, ni ijambo ni umurimo byose bize kugenda neza. Ku batayifite reka ayibabwire kugira ngo bize kuba byakoroha cyane. Yego, nimero yanje ya telefone ni 078 74 99 66 iyo niyo nimero yanje. Hari abakiyifite, hari abatayifite, niyo ngiyo nkoresha iba no kuri WhatsApp. Imana igumugisha cyane. Reka tugwe kano kanya kugira ngo usabire umugisha abantu bose bakurikiye mu kino kiganiro, kandi Imana ibaho umugisha, nanjye ndabasabe mu izina ibaho umugisha, nawe iguha umugisha. Mana uri mwiza, urera kandi urakiranuka, urindiho, turagushimye ko wabanye natwe. Twakubwiye mu kiganiro dutangiye ngo utangirane natwe, kandi nituza gusoza usozanye natwe. Wavuze byinshi bitandukanye, wagiye ubwira abantu imirimo uzabakorera, akanwa kabo gafite amashimwe. No mu ruhande rwanje, nubwo mfite intambara, nubwo ndi kunyura mu misozi, nubwo ndi kunyura mu mataba, nubwo ndi kunyura ahantu handusha umutima, ariko ndagushimye kuko ibyo wakoze nibyo byari bikomeye. Ijambo ryaravuze ngo mu bibaho byose duhore
duhore dushima Imana. Uri Imana twariye, uri Imana tutariye, uri Imana twambaye n'ubusuri Imana, uri Imana dufite amazu turi no mu bukode, uri Imana, uri Imana turi kumwe n'abagabo bana dutaye, uri Imana. Ntago ujya uhindurwa n'ibihe Kristo, ntujya wanurwa imvura iguye, ntujya usaza ngo wicumba akabando, ntago ujya witiranya amazina, ntago ujya uvuga amasigara cicaro. Iyo usezeranye n'umuntu ushirwa ari uko ubisohoje, habwa icubahiro kuko uri umukunzi mwiza. Wabwiye umugabo bita Kuro muri Yesaya 45, uramubwira ngo nzakuje imbere kura hataringaniye mparinganize, uramubwira ngo nzamenagura inzugi z'imiringa, ubwira Kuro ngo ibihindirizo by'ibyuma byabicamo kabiri, ubwira Kuro ngo uzakenyuruza abamumukenyeze, usezeranya Kuro ngo amarembo ye ntagazugarirwa, uramubwira ngo uzamuha ubutunzi buri mu mwijima, usezeranya Kuro ngo uzamuha ibintu birahiherereye, uramubwira ngo iburasirazuba n'iburengerazuba ngo bazamenya kuri Imana ye. Iyo niyo Mana ntegereje, iyo niyo Mana niringiye, iyo niyo Mana ndamburiye amaboko, iyo niyo Mana nishingikirijeho. Uri Imana yerebosa iminiwa, uri Imana nubwo hari abantu bagushidikanyaho, uri Imana twabonye mu bikomeye, uri Imana yagingaburira nshonje, uri Imana yaginyambika nambaye ubusa, uko warurikirana uyu munsi ni kukiri. Urakoze rero, reka nsabire umugisha abateza amatwi iyi channel, iyi Impanuro TV, reka masabire umugisha Mana, ubahe abagize ico bagambirira mu mutima, ubahe umugisha w'iburyo ni w'ubumoso, wirukane inyatsi mu biganza byabo, wirukane kagungu, wirukane uburima, nirukanye imbaraga z'abarozi kuri bo, nirukanye imbaraga z'uburwayi kuri bo, nirukanye imbaraga z'amahembe kuri bo, mpamagaye umugisha, mpamagaye kuringanirizwa ibitari biringaniye ku buzima bwabo, kuko yaravuze ngo imirimo nizaduherekeza. Nabivuze ntangira ngo naho twavuga indimi iz'abantu n'iz'abamarayika, tudafite urukundo ntaco bimaze. Mpamagaye umutima w'urukundo mu bantu waremye, mpamagaye umutima w'urukundo ku bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, mpamagaye umutima w'urukundo ku bari hanze, bakunde twebwe, bakunda abo bazi nabo batazi, mpamagaye umutima w'urukundo. Reka nsengere n'abarwayi badukurikiranye, abari kwa muganga bakize, abaryamye wabo bakize, mpamagaye ikiganza cawe cyakindi wakoje kuri nyirabukwa wa Petero arwo ubuganga gakira, ico kiganza nikibakoreho mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye formation mu ijuru iri mu rushinge rutari iri mikinini kidasharira, niyururukire kubavura abagumbaye Mana, abatabyara reka babyare, imigongo yabo iheke, amabere yabo yonse, ibibero byabo bikikire, abakobwa bagumiye ndabazinguye, mbazinguje amaraso ya Yesu Kristo. Waravuze ngo dufite ubutwari n'ubushobozi, ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiyo, ingo zisenyutse uzubake, y'abafite intambara mu kazu barengere, ingo zari zisenyutse Rabi, ndavuze ngo nuzubake kuko Imana ishoboye byose. Urakoze, nsabye umugisha kuri iyi channel, hereza umugisha Pasi Imana, uhiga ibimuhiga birahari, Pasi urwane n'ibimurwanya birahari. Ndamusengeye ngo ndi ngabo nto nini uhagurukire kumutabara, ndamusengeye nta buryarya, ushingura icumu umuntu hagarawe imimiri bimugenza, inzira z'ibyahagurukira Pasi uzihindura ubunyereri n'umwijima, kandi kubwo guca bugufi kwe umushire hejuru, ntabari we ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru muri channel zigiye kuzima. Iyo ndayisengeye kuko hari imirimo yagiye akora, hari uburyo mwisi y'umwuka tumubona, nuko abanyamubiri bamwitiranya, umurinde kwishushanya nabiki gihe, umuhe kubona, umuha amaso abona, umuha amatwi yumva, imbaraga za karande nzimwirukanyeho, imbaraga z'abanyeshari nzimwirukanyeho, imbaraga za mwambura ibyenzi mwirukanyeho, nirukanye ababajura bari bagiye kuzamutera mu nzari nijoro. Ibi mbivugiye kuri iyi kamera, wambaraga mbiwe yari hagurukiye Pasi, ndagutatanyije, ndakwirukanye mu izina rya Yesu, namaganye imbaraga z'urupfu, kuko otaya zebo waravuze ngo turi muri wowe dufite ubutwari n'ubushobozi. Izo mbaraga nzambuye ububasha Pasi, mwatuwo kurama no kubaho, natumugisha w'ubutunzi kuri we, natumugisha mu rubyaro, natumugisha mu byo Pasi agerageza gukora, natumugisha wo gukundwa n'isi n'ijuru, natumugisha wo kwambara kaberwa, natumugisha wo kurya gahaga, natumugisha wo kurira indege, kuko ndabona hari igihugu mwerekejemo. Ibintu bikora mbivugiye kuri kamera, tuzagushima ngo kuvuga kubaye kwanje, guhindura kubukwawe, abari badukurikiranye ubaha umugisha rwose, kandi umuntu wese ugushikamisha umutima umurinda b'amahoro masa. Urakoze ko hari ibyo wubitse, kandi urakoze ko hari ibyo wubuye. Leta enevo
Imana ishoboye, urakoze ko mbona ukingirije pasi umurinzi y'inkubi y'umuyaga, urakoze ko mbona urengeye rere sansome ni gororia aba YouTube bakorera mu kuri no mu mwuka, urakoze kubagiza umutwe, urakoze kukuyeho ibikuba, urakoze kukuyeho inkurumbi, urakoze kunesheje urupfu rezenetaya. Icubahiro ni icawe, ngo ndatuje ntutuze papa, ndacecetse ntuceceke, kandi abakuvuga nkuko bikwiye ubasesekaza wo mwuka wawe, urwana intambara nyinshi zo kunesha. Icubahiro ni icawe, ganza kandi utegeke, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana igumugisha cyane Penina, kandi amasengesho yawe yose byusenga usaba Imana ibigukubire kugira ngo amen n'aba bandi bose babirebe bamenye ko iyo wasenze ari Imana atari Bayali. Turabakunda cyane rero, Imana ibarinde. Ibiganiro byacu byo barabona akagaruka. Bye.